amashimwe cyane twakire intore Masamba. Tonto Masamba avuye ushangazi haje tonto shangazi aragiye. Ubu ngubu turashaka gukoresha igifaransa gakondo. Igifaransa gakondo uzi igifaransa? Nanjye wiwi. Masamba ndashaka impamvu ngutumiye, ndashaka ko hano turi kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore. Mu ndirimbo ufite nta ndirimbo wabatura? Ibyo biroroshye cyane. Ntabwo twabaririmbira akantu gutya baga n'utu turabo bafite? Ibyo biroroshye cyane kubera ko nagira ngo nsuhuze kwanza abagore bose bari hano, nanakubwira yuko 98 hafi nibo bafane banjye, nibo bumva indirimbo zanjye, nibo dukundanye igihe kirekire. Ndabubaha cyane, murakagira Imana. Impundu 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 mbyeyi, impundu nizanyu tubatezeho byinshi. Nimufashe. Impundu 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 mbyeyi, impundu nizanyu tubatezeho byinshi. No mu majyambere murinda kuka, kuko twabisaba bazirane. Murakoze cyane. Ariko ngiye iryo jwi ntago ryananira. Impundu 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 bagenzi. Ni impundu bagenzi? Ntuyangize. Sinyangize. Ntuyihorere. Masamba naririmbye muri ADPR ntuzaga rukiri ya mbere. ADPR rukiri ya mbere. Masamba twishimiye kukwakira. Masamba afite album nshyashya. Album muri gakondo yitwa ngo iki? Ni umuzingo? Ibintu by'umuzingo sinjya mbimenya. Cyo nzi ko cyangwa ni umuba w'indirimbo. Hari ibinyarwanda bimwe bishyashya biza tukabyemera, biri mu muzingo n'ibiki byose no kwidagadura tukabyumva tukabyemera. Kwidagadura ntabwo ari Kinyarwanda. Hari muravuze ngo hidagadura ihene. Urabona ndi mukuru. Ariko kuva kwidagadura nabimenye ngeze mu Rwanda. Kandi Kinyarwanda iwacu hari mu ndiri Kinyarwanda. Ubundi kwidagadura sinzi ibyo ari byo cyane, ubundi byitwa gutarama. Hakaba ibitaramo, hakaba gutarama, hakaba gutaramira umuntu. Nicyo cyari Kinyarwanda. Naho kuze mbona abantu batarama, ariko sinigeze nkura mbona abantu bidagadura. Masamba album yitwa gute? Album yasohotse yitwa Mboneza Makuza. Icyambere nagira ngo mbwire n'inshuti zanjye n'abafane banjye nuko album iriho indirimbo hafi 25. Amashimwe cyane kuri Masamba. Indirimbo 25. Album yamfashe umwanya munini cyane. Album iranahenda cyane, ariko ni album ya 12 kandi niyo album nibwira ko nzongera gukora album nyuma y'imyaka 5. Ngiye gukora ibindi ngiye kwandika ibitabo. Hari amateka menshi nabayemo, amateka y'ubuhunzi, amateka y'inganzo,
amateka y'urugamba, amateka yo kubohora igihugu, yo kugikorera, kugikunda, n'ubu nkiriho. Ayo mateka rero ashobora kuncika ntayanditse ngo amenyekane. Ari nacyo gituma niyo duhuye na bamwe twabanye mu ishyamba njya mbabwira mugerageze mwandike ibitabo abana babimenye. Guhora gusa umuntu ababwira asa nk'ubacira umugani ntabwo ari byiza. Ibyo ni cyambere. Nzandika igitabo kigeze n'ahantu kure cyitwa Inganzo Yaratabaye. Cya kabiri ni igitabo cyo gushiramo murakoze cyane. Hano hari umuntu nkunda cyane yitwa Mugabe, mumpera amashyi menshi cyane dinde. Nahaguruka dusuhuze. Uyu ni inkotanyi, ni freedom fighter. Ayo ni amateka abantu bose bagomba kumenya, kandi abantu benshi nagiye mbona hirya twari kumwe nkababona bagihagaze bakivuga ibintu bizima, ubona bituruka mu bwonko kandi bagifite wa mutima wo gukunda igihugu. Bimpishema ngira ngo n'urubyiruko bose bagenda kwishimiye cyane Mugabe kukubona muri gitaramo. So icya kabiri igitabo nzandika, maze kugira indirimbo nyinshi cyane ntakimenya. Ngiye rero kuzandika na zose nkuri igitabo cy'izo ndirimbo zose kuva naririmba, kuva mu Ngagara Bujumbura navukiye, hanyuma nanagishyire mu manota. Hari ikibazo nahuye nacyo ashize imyaka 2. Nagiye muri Amerika ahantu hitwa muri Maine, mfite show. Mpageze bambeshya yuko hari bande izi kuririmba yabitunganyije, ariko byagezeho mwibaze namwe kugera imbere y'abantu bande yuzuye, live band, ngasanga nta n'ikintu na kimwe bakoze, bambeshye ko bitoje. In fact izi ndirimbo zacu zose turirimba ntago zanditse mu manota. Kiza rero cyo kwandika indirimbo mu manota ni nka kuriya mubona hymne nationale y'igihugu Rwanda nziza, iyo muyumva mu Bushinwa n'ahandi hose muri Amerika n'ahandi bayiririmba, nuko yanditse mu manota. Nta muntu ujyayo kugira ngo abigishe, yohereza icyo bita partition text. Ibyo rero nabyo ni ibitabo 2 bizamfatira umwanya. Cya gatatu nuko Data Sentore yasize indirimbo zigera hafi ku 120, none nazo ngomba kwicara nkazikora hakiri kare, ngatanguranwa n'ibihe. Imana nta muntu uganira nayo, ntago ifite imigambi yo kumpamagara, iracya ntinyemo gake, ariko nazo nkazikora. So niyo gahunda. Indirimbo album yitwa Mboneza Makuza. Mboneza Makuza bisobanuye iki? Amakuza na amacumu. Mboneza Makuza no kumenya kuboneza, no kugira target. Ahanini target yanjye yari urubyiruko. Genda inshuti y'urubyiruko kuva kera cyane. Ayo mashyi mushatse mwayantiza kubera ko icyo nashaka no kugira ngo urubyiruko rugire target. Target si kuba ikintu cyose ukoze ukakigiramo target, ukamenya kuboneza, ukamenya yuko niba ukora muri iyi secteur umenye kuyipanga neza, kuyiboneza neza, ukayijyamo neza, ukayihamya. Nkanjye jewe ubuhanzi narabuhamije. Ndi kumwe n'umucuruzi witwa Martin, nawe ubucuruzi bwe yarabuhamije. Numvise n'ibiti n'amapera n'imyembe. Ikibazo nuko abantu bajarajara, ariko iyo umaze kumenya targeting ikintu uragikora neza.
uretse rero n'ibyo kubera ko jewe ndi umuririmbyi no kugira ngo muryoherwe ndememo imitima yanyu amarangamutima, habaho n'ikintu ngira ngo mbwire abajeni bari hano ariko barabizi. Ndirimba ibintu bibiri, ndirimba indirimbo z'ingabo, so kubera ko nkunda intambara nubwo nayibayemo, ariko iyo yabaye ngombwa yuko yakemura ikibazo kandi yaragikemuye, nicyo gituma mwese mwicaye ahangaha. Iyo badafata imbunda ntabwo muri hano, kandi iyo ntambara narayiririmbye ndabikunda cyane. N'ejo bundi narishimye cyane cyane kumva abana bepfo hariya ba M23 baririmba sisi wenyewe. Ako muribaza kumva bafata indirimbo nka sisi wenyewe twaririmbye muzi twagize kuva kera, bakaba basigaye bayiririmba. Ngira ngo mwese niba muyumva muravuga muti wow. Hari wampamagara ambwira ati Masamba ko indirimbo bayitwaye, ndavuga ahubwo bayijyane cyane kubera ko impamvu barimo bakora biriya kugira ngo batahe bajye iwabo, bajye muri gakondo yabo, nibashaka bazafate n'izange zose baziririmba. Hari n'uwampamagaye arambwira ati ngo arashaka ko no kuzafata yindi ya jenga jenga taifa lako, jenga taifa lako. Murayizi? Jenga jenga taifa lako, jenga jenga taifa lako, nia tunayo kabisa, uwezo tunao kabisa, sababu tunayo kabisa, nguvu tunazo kabisa. Ubu bayitwaye hari icyo byadutwara? Nta na kimwe, nta na kimwe. So icyo ni kimwe, kuririmba indirimbo z'ingabo no kuzitoza urubyiruko ni ibintu nakuriyemo numva, kandi nabyo byatumye nshibuka ngasanga abandi. Icya kabiri no kuririmba urukundo. Urukundo ruhoraho, umuntu utagira urukundo burya aba yarapfuye. Merci washaka kumbaza ati n'urukundo, si urukundo gusa rukunda n'abakobwa ndabakunda ntacyo bintwaye, kandi utabakunda ntanterebuye. So ibyo rero kuririmba ibintu bibiri biba byuzujanye. Muri album navugaga rero irimo izo ndirimbo z'ingabo, irimo ndirimbo z'urukundo, hakazamo za zindi zibigisha gukunda u Rwanda, izo ni za morale zindi, ariko ahanini terme yari izo ebyiri, nize ebyiri. Ariko icyo ngusaba, yewe hano naje nje mu rwenya, yego turavuga album, iyo byashobokaga basi ngo babe badushiremo nimwe kugira ngo reka tubwire DJ we tuticisha abantu amagambo, kandi haguruke tubanze tubyineho. Twese tugende twatebye go gatatu twagiye cyane kuri Masamba. Thank you DJ Masamba. Iyi album twayisanga iyi album, ariko hariho abantu nabonye nzashira muri National Ballet, nzashira mu rukerereza, hari abantu bagomba kujyamo hano. Album twayisanga kuri YouTube gusa cyangwa platform zose? Album iri ahantu hose, iri muri YouTube, iriho muri za digital platform zose irahari. Tugende twumve album ya Masamba yitwa ngo iki? Boreza Makuza. Kandi murakoze cyane, muyumve nyinshi cyane. Muzongera kubona album yanjye nyuma y'imyaka 5. Turimo turayitegurira igitaramo kizaba mu kwa 7. Ndashaka kugira ngo icyo gitaramo nimuza
tuzaririmbane mboneza makuza izi ndirimbo 25 zose muzizi tujyanemo neza. Nagira ngo mbashimire cyane, ariko sinagenda natanze ubutumwa. Igihugu cyacu kiri mu bihe bidasanzwe, ntabwo ari bihe navuga byaciye ibintu, ariko muzi ko isi yose kamera zose ziri mu Rwanda, ubwonko bwabo buri mu Rwanda, baradufungira hirya no hino twa tundi twabo, niba ari imfashanyo niba ari biki barashaka ko dusonze. Inzara turayimenyereye, iki gihugu twagifashe ku mvungure n'ibishyimbo. Ntacyo rero badukanga, aho kugira ngo baduhe izo mfashanyo zabo badukandagire ku mutwe, batume mutababo muri bo. Mugomba kuvuga muti ntituzemera. Aha, mugomba kuvuga gute? Ntimuzemere na rimwe guta agaciro kubera ko bashaka kubagenza uko bishakiye. Iki gihugu cyabohowe n'urubyiruko, muri bato, murareba ibyo bandika, murareba ibyo bavuga, muhaguruke namwe mubabwire, mwandike mubabwire muti ntabwo tuzemera. Cya kabiri, mubabwire muti umuyobozi wacu turamukunda nk'uko dukunda Yezu cyangwa dukunda Imana, binarengeho mu mukunde bitarabaho. Nagira ngo ntarava hano muhaguruke mwese tumushimire, tumukomera amashyi menshi cyane, kuko ibyo arimo. Wow, mzee u Rwanda mureba rumeze mu kirere, nimugire ubwoba umudereva. Oh, u Rwanda mureba nimugire ubwoba umudereva ni Polo. Amashyi cyane kuri Masamba, ladies and gentlemen. Wongera inyana ubwatsi